dawe uri mu ijoro izina ryawe ryubahe ingoma yawe igere hose kukanuye mwana ese wasenze Imana ujye ubaseye Imana babarira ese ubundi ubonye gute ko nkanuye kandi nawe uri gusenga nyine urumva dufite amaso y'umwuka bwari harya rubwo wari wabona indege ababa we rero ibi bijemo ni ibiki ya ndege nayo rero ese wamubonye uriya mupilote arakaraze Imana arakaraze uriya mupilote namubonye ari kurebera ni idirishya cyangwa ni televiziyo reka mbanze ndangize isengesho mwana wimvugiramo amen twifate neza ahubwo niyo yayo ndakuramutsa Mariya icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijoro amen abo ese komera ukuri umwadeperi ndakuramutsa Mariya ijemo gute teri ry'abadeperi bene data man haleluya ubwo ufashijwe utarasenga man ufashijwe utarasenga banze mana mu izina rya Yesu Kristo nyine ubanze usenge njye nashakaga kugira icyo numvisha abagatolika badukurikiye nyine kubera yuko dukurikiye n'ingeri zose hari abakatolike abadeperi nawe rero gira nawe rero ukuntu nawe biyumvamo bisa abadeperi niwe ugiye kubagenera oya kandi usanzwe uri we nsanzwe ndiwe wewe ubaye umupagani oya dusengere birisereye mwana tubone gutangira ryasengesho kabisa kandi ndabizi yuko uri umunyamwuka data ubane natwe muri iki kiganiro nubwo ngo utayemo aka gasengesho bimpatiye ariko ntuturaburize amen amen Yesu mutayemo icyanditswe cy'isengesho hanyuma rero ibintu byacu byose ibintu byanjye byose mbikorera mu Mana ngaho bwiriza nasenze nawe bwiriza ariko nanjye hano hari icyanditswe kiri kumfasha muri iyi minsi harya se ufite application ya Bibiliya ndayifite fungura muri Mika 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 ndanyahirimo Mika panura munyarwenya yitwa Mika Sengazimana uriya nta Bibiliya Mika ndamenya aho iri ni mu isezerano rya kera nayibonye ibice bingahe igice cya mbere umurongo wa 16 Mika wa 16 igice cya mbere umurongo wa 16 dusomere mu izina rya Yesu ngo yogosheshe inkomborera wimoze kubw'abana bawe wakundaga aha ni ukuri itera uruhara rusa n'umutwe w'inkongoro itera uruhara rusa n'umutwe w'inkongoro aha kuko bakuvuyeho bajyanywe ari imbohe haleluya kuva uyu munsi ugende witera uruhara burya umusatsi njyewe urabona yuko natangiye urugendo by the way nahinduye burya gusetsa biragora bangaho rero atari nka borage Imana yari ishatse kudutera ikagaruka no ibaze kugereranya umutwe w'inkongoro ubundi inkongoro urayizi njya nzumva se tugereranye nk'umuntu ufite nk'umutwe w'inkongoro tugereranye twawe wewe njyewe ariko ntujye kumenshoninga abantu ntabwo nta nkongoro yaba ifite umutwe ungana n'uwanjye ndabizi ko ari munini bihagije wenda ushobora kuba ari mutoya ariko imiterere ari imwe samba bare nako wankongoro we mwana wagiye ureka urashaka ngo utuke kandi umaze gusoma icyanditswe ibitutsi bireke nabiretse amen mu gatsata se mwari mumeze muti mu gatsata ni neza ahubwo se meruka uri Nyaruguru waje kumenya Remera gute bahaturangira uhamenya amani cyangwa wabajije inshuti n'abavandimwe ahantu wanyure Remera kugira ngo uze nyine tuhagere byagenze gute kumva ubundi urumva ibyo avuga atari we wese namuhamagaye twicaranye
ese ubundi harya ari kukubwira icyo uramuteka mutwe yambwiraga mwana ngo ngere ngo ni inkande ngo simukadi yanjye ngo ufite ibintu ngo hari simukadi nibarujeho ngo bari gukoresha bateka umutwe kandi nawe ni umutekamitwe ari kumbwira ngo abantu bari kuyikoresha bateka umutwe ku bantu kandi nawe yayikoresheje nawe ari kumuteka ngo reka mbwira ibyo nkanda ngo iyo simukadi ngo imvanweho ngo bayihagarike wabikanze se wamugane naba nasaze uzasara kangahe se ahubwo nawe wabaye umusazi kuba waretse kunshi bibaho ko bigoye Ese uramutse ugiye kuvuga ngo abanyarwenya ni abasazi waba ututse Imana abantu bari indera bari abanyarwenya badanje abanyarwenya Kepa ntabwo ari iki ntabwo ari wowe bamwita uwamuhaye igisokozo bamwita karidinali nawe muhaye impano y'igisokozo Kepa ahisha ngo yamuhaye arya se ingofero wamuhaye si wowe wayinzaniye se ni ingofero mani urumva ukuntu yibageza no Kepa none ukuntu ari umurezi ngo kuko ngo umutwe wa Franco ngo ntabyo navuze ngaho uvuga twumve ariko none se wayimuhaye tutaganiriye wampaye ingofero impano y'ingofero ngo nyimuzane tutaganiriye ntabyo navuze ariko ngaho uvuga twumve kuko ngo umutwe wa Franco ngo ari content ngo yamugeneye ingofero kugira ngo awuhishe awupfunyike ni nko kuwupfunyika mu yandi magambo ibyo byo narabivuze nari ngize ngo giye konteranya nawe oya mwana mwagiye mureka kwibasira abantu yafashije Franco gupfunyika umutwe kumva gireka kwibasira umuntu gireka kwibasira umuntu mwana ese ubwo waba wavuye keretse yawe downloadinze cyangwa yambaye duraga kose no sterling be serious ijambo ry'Imana rivuga ngo cy'ukuboko kw'iburyo gutanze kw'ibumoso nticyo kabimenya ukw'ibumoso niko kabimenya none nawe urashaka kubigira public yuko bigenje gutya ariko kandi narabikoze mu ibanga kandi warabikoreye mu ruhame twarabibonye uri kumva wowe warabipanze tuvuga yuko byagombaga kumenywa n'abahari ntago bagombaga kuza kubivuga ubwo rero tumye Imana itaye bari babiri se bari muri sale uziko sale yari yuzuye mani oya nyine hariya iyo nkuru rero nziza ni ahantu rero itagera tutabareba urabareba kabisa ukumva kuko urabona nyine amakuru yamutanzeho nk'urugero usekeje umuntu utamureba iyo umuntu abonye utamureba nawe ntakureba akenshi uri kumva rero uramutse wihaye kumusetsa utamureba nawe ntiyaze kuko nawe ntakwitaho iyo utamwitayeho ugerageza kureba muri audience ahubwo ukagerageza kwikuramo isoni ukabanza ukabareba nyine yuko muri kumwe kandi ukagaragaza uburyo bose babona kuri kubareba urabona kugira ngo rero n'uyu rero atangeho urugero cyangwa se amugerere impano nuko yari yabonye yuko ari muri audience ariko waretse kubigarukaho mwana njye ntabwo ari gutanga udupisi oya narindi kwerekana uko uba ureba abantu muri audience ugomba nyine kubareba ugomba nyine kubareba ku buryo nyine bose babona ko uri kubareba nyine nk'ubusa naho no kwifotoza niyo yayo oya mu kanya se wari uri kwifotoreza muri feruje man hariya man uziko yari ari kuyohereza iyo foto abantu bo mu cyaro ngo mama ngo dore zebra crossing nakubwiraga urambeshye mwana garisodoneri se ni ngo nabizi Kepa wazajye ubaha abantu bakuru ko oya garisodoneri uzi imyaka afite reka mugotoza arambeshye biriseriye nimba papa afite imyaka mike ni nka 45
ni nka 45 we ni uko arya neza wenda ashaka kuba akora na siporo naho hari abantu bangana na papa sava bari mu cyaro banegekaye bafite icyo bita rubaga impande none rero ngo gariso none hari igihe ajya kubwira mu mateka ngomva ari kuvuga ngo ejo ndi muri 80 ukagira ngo ni nk'icyumweru gishize nicyo cyiza rero cy'abantu ba kera buriya akubwira story ukagira ngo ni nk'amezi 2 kandi ni imyaka hafi nka 30 cyangwa 40 none ubukwe bwiwe nshaka kuzabujyamo nzaba mfite amatsiko yo kujya kureba ubukwe bw'abasaza amatsiko y'ubukwe bw'abasaza ariko azamushajisha neza umukobwa azashaka kubera iki kuko byanga byakunda ntabwo yashaka ko bangana iyo ni private life ariko yaravuze ngo ntiyashaka umutoya nyine agomba gushaka wenda nk'uwagumiwe cyangwa nese ashatse nk'utabyara mwana urumva nk'uwo cyangwa watinze bangana urumva yamukoresha iki kandi ari umugore tuvuge se papa sava ntabwo akunda abana ubwo ni ukuvuga ngo yashaka uwacuze papa sava adakunda abana yaba yaracuze uwo bari muri generasiyo ese wamugana bisobanura yavuze ko ari icyo adakundira abakobwa batoya to kubera iki impamvu adakunda abana batoya nuko baba batangana ukumva hari igihe nk'uko ushobora gushaka umugore akajya kubona nka ikibazo abakobwa bangana na papa sava basigaye bambara ushobora gushaka umugore umukobwa wambarire bayo ubwo se urumva yaba akiri umukobwa niko mwana akajya kubona nka se ku buryo nyine iyanjye rero abantu benshi bajya bayibeshyaho nk'aho ari iPhone kandi iyi poshete abantu naguriye rimwe kabisa mu biryogo oya niyo mu gatsata niyo mu gatsata kabisa iyi poshete ko hari ahantu nyizi damura zikora nk'izi damuru n'uwayizi mu biryogo hari irindi zina muzi kuri damuru ako ibiri seriye ahantu bose bakunze kumishoninga ako papa sava mane papa sava ararenze kuko njyewe harya wowe wambwiye yuko wayikurikiye ryari ni 2018 ni 2018 ni ya comedy namenye bwa mbere niwe ya mbere wamenye ntabwo wari uzi ba Merci ba Rusine nari Merci namumenye ngiye koza muri James ryari subwo muri 2022 Nese urumva ari kera ako namwe murasuzugura Kepa mu mubonye umwana kakanya natangiye urwenya mu kwezi kwa 7 2022 none se ko numva aho ukunda papa sava wamwigiyeho iki cyangwa se wakundaga ibintu akora ku ruhe rwego cyangwa nawe wifuzaga yuko nyine uzakora nawe nkawe ibi nawe nukora nicyo wamwigiyeho urumva ikintu namwigiyeho nuko nanjye nzagerageza uburyo bwose nzagira imyaka nk'iyi nta mugore kubera yuko noneho numvise mba numva bikaze mwana mba numva bikaze mutinyira icyo abagore mwana umva hari ukuntu mu bintu wabonye wakwigiraho papa sava ntabwo uvuzemo gusetsa cyo nicyo cya mbere gusetsa oya kugira nyine kudashaka abagore nese gushaka nicyo wamwigiyeho kudashaka umugore kandi akina filime gute ko ari icyo ngemba ntari kumva mani none se byo ntabikora arasetsa byose arabikora yaktinga neza yabayeho n'umwarimu arakora cyane ugiye kureba n'abacteurs bashobora kuba binjiza n'amafaranga nyine mu bigaragara nyine tu mu bantu bishoboye papa savarimo ni gute mu bintu bya mbere ya kwinspire harimo kudashaka umugore kandi nta hantu bihure n'akazi akora kuvuga ngo ari amafaranga buriya azayarya wenyine forever nicyo cyifuzo ufite nawe ushaka kuzakora ibishoboka byose ariko ntihazemo expense y'umugore uzi kuvuga ngo yitambitsemo umwana ngo ugiye kurera n'ubu nkatwe niwe uzamunsa siko azaba afite umugore
uzamwonsa se noneho yamwonsa umugore atariye kandi ko umugore ahahirwa n'umugabo. Uzi ko wagira ngo umugore ni nk'agafuka k'umuceri, uzi ko wagira ngo ubumwikoreye. Umugore avunanya ati ufite akazi, ufite ibiceri. Ubu ngubu wakubwira ari ugushaka umugore no kwikorera agafuka k'umuceri aka kanya wahitamo iki? Uzi ko Kepa mu nama yagira papa Sava ni ukuvuga ngo wahisemo neza nyagasani Yezu muri kuba. Banza umbwire ari ukwikora nimba mu Imana Kepa nta yindi nama yamugira. Wahisemo neza wenda Kepa waracyari umwana pe. Ntago ndabiteganya ahubwo Kepa wowe ujya utekereza yuko uzashaka umugore wa mugani birisere tureke papa Sava. Ntabwo njya mbitekereza ariko nshobora kuzabitekereza. Ayo marangamutima se basi ujye uyumvamo kuko hari abantu bareba Kepa urasetsa turakwemera urumva Genzi waradusajije udutamo mbese usigaye ufite abafana. Ngiye si banga suku hari abantu ngiye babaturanye nabwiye Kepa bagukunda batarakubona bataraza muri Genzi bagukundira icyo urumva nyine bakunda bataranamubona urumva. Ahubwo Kepa nashaka kukubaza ujya utekereza kuzashaka umugore cyangwa se uba ufite girlfriend cyangwa se waramwigeze bimeze bite? Muri ibyo byose nta na kimwe. Si wamugani amafaranga. Muri ibyo byose nta na kimwe kiri cyo. Nta gisubizo. Nta na kimwe kiri cyo. Ibyo mbaje byose ni oya. Aya ngo ni cyagize wajya ngo ndi kukubaza cya kizamini cya provisoire. Ngewe ubundi ninkora nzaba padiri. Padiri? Gumva rero. Padiri usanzwe cyangwa padiri cyangwa ujyanye n'ibindi? Padiri usanzwe. Nta marangamutima y'abakobwa ugira. Uziha Imana mbese? Sawa cyane. None ko yiruhukije. None se abo bafana b'abakobwa uzabakizwa n'iki ko numva nta kintu bazafataho nimba ari ibyo utangiye? Nge ndi romantike. Nge n'ubundi ko nari romantike. Kepa twatangiye dusenga wasenze reka nanjye ngusengere kuko mu bintu nakwifuriza nk'inshuti yanjye ntabwo nakwifuriza kuba padiri. Ndagira ngo uwo mwuka w'upadiri mwirukane mu buzima bwawe. Noneho njya nsenga kandi Imana rimwe na rimwe ikanyumvira. Ufasha abantu babishyizeho wumva ko batari batekereje neza. Njyewe ese wamugana ntabwo wakwiye Imana ufite abana agakize. None abapadiri ntabwo babatunga. Ntabwo kuri paruwasi baba babatunze. Nituvuga kurya akantu ntabwo turi kuvuga kurya ibintu biratandukanye. Byose ni kimwe nose byose ntibica mu kanwa. Aba ari kubyiba. Abapadiri uriya ntibarya. Njya ahubwo inama nagira Kepa. Bahora biyiriza. Kiherereye k'ubujura. Ahubwo njye inama nakugira. Abapadiri uriya ntabwo bemerewe kurya. Turi kuvuga akantu nabo baba bari kuri regime. Ifunguro ryera bararifata. Ahubwo turi kuvuga wagwana. Hariya soko aza ko ngo meze ute. Musobanurire wagwana mu Kinyarwanda harya bavuga. Umeze ute? Siko. Kiri gute? Si byo se navugaga. Ni igiki? Kirimo iki gipatuwa? What's going on? Wagwan. What's going on wagwan? Nko waza ngo meze ute? Ahubwo Kepa njye inama nakugira nimwe. Niha gahunda yo kuvuga ngo yihaye Imana azayiha afite n'umugore. None se ibyo birashoboka. Akiranuke ariko arongora afite abana. Ugize isoni z'iki? Kurongora si Ikinyarwanda. Nishingiye ntabwo ari ugusambana. Abantu ntibakabyumve nabi. Bibiliya igiye gukoresha terime ya nyayo ishyingirwa yigereranya no kurongora. Ni umugabo washatse umugore bakagira ababakomokaho. Kepa rero uzagira abagukomokaho ukizwe wiha Imana mu buryo bw'umwuka. Ariko hari ahantu bafiteho access. Mu muryango w'iwacu twese twihaye Imana.
ibyo bintu byo Nese gushaka ko numva- abagore ko numva- ntitujya tubikozwa ko na numva so na yatandukiriye papa nimba ari ubwe yari umupadiri. iso yaratandukiriye rero iso yaratandukiriye nawe rero ugomba kugendera umwana agenda nka se nyine nzaba padiri nanjye ngo cyangwa None. wamuganura imanzi nka se cyane azi ko Kepa ariko yambeshye ngo aracyari wa mugani nunze nakubeshye. gusa muri iyi minsi abanyarwanda ibyo- hari ukuntu basigaye bareba umuntu ukamukarikira Kepa nanjye iyo mubonye mba Ibyo- mbona ari imanzi biriseriye aritonda biriseriye ugumva oya ikigaragara ndi kuvuga mu mico cyangwa se no mu myitwarire Mm. Kepa ubona nta hantu ahurira Ndi n'ibintu intwari pe. by'abakobwa ese Kepa uretse ko nta muntu ujya aba imanzi burya ngo atarapfa. Iyo Atarapfa? upfuye nibwo bakwita imanzi. Kera kumva duha amateka habagaho bumanzi cyangwa se ubutwari. rero hari abantu tuzi bagiye baca ako gahigo bakajya mu manzi wenda bakitwa intwari kuko batabarutse ko nyine ntabwo waba imanzi ukiriho. oya nta manzi kurimo ntabwo waba imanzi ukiri muzima kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose wabuta oya iyo wakoze ibikorwa by'ubutwari ugapfa nibwo babona yuko utagiteshutse none se utakibatengushye bakagushyira mu manzi. tuvuge yuko uri imanzi oya ibyo keretse wenda narapfuye bakaba aribwo babigena akavuga bati uyu muntu yabaye imanzi. ese ubundi ufite gahunda yo gukomeza kuba imanzi ufite gahunda yo kubukomeza yo kubukomeraho ubutwari buraharanirwa buriya ubutwari buraharanirwa nyine ni ugukomeza. hari abantu bagiye baba intwari kandi na n'ubu ngubu tukireberaho nk'imanzi nkande soze kweri harya buriya ba Kigeli ntibari mu manzi cyangwa ba Furede Rwigema. nanjye kuvuga ngo ni ishyo ry'abagore nanjye kuvuga ibintu bitari byo ishyo ry'abagore ntabwo ribaho mani ibyo ntaho bihuriye n'abagore mani benshi yari umwami kumva kuba umugore kugira umugore ntibivuze ko utaba intwari. abagabekazi harya mu Rwanda urabona nyine nka kuri Salomo Bibiliya ivuga yuko yari afite hafi abagore 1000 ariko abagore ba nyabo biwe bari 700 none ngo yari afite abo bita harya babikita gute ni nk'abaje abaja ubwabo 700 bari bamuhagije ku buryo nyine urabona abaja niba barabaja 300 noneho babateranya bakaba 700 kuko n'umuja yifuzaga yahitaga amurongora. ese rekoreye si yari umwami yari umwami icyamunyereka nzi ubwo ese ubwo igihumbi gusa nanjye njya mbitekerezaho kubaza abagore 1000 yabamarishaga iki ariko yari abatunze gusa gusa wamugana ubundi umugore amariki wazajya ureka kubaza ibintu uzimanye umugore aho uziko yakoraga nka mariage buri cyumweru aragutekera akakugaburira akakwitaho. za nyazo ni izihe mbwira ari kuvuga wenda nko izo kubyarana nyine tu none se ubwo nibura nk'abo mu 1000 iyo bavuze inshingano z'urugo ugira ngo guteka no kugabura no kugira urugo ntabwo ari restaurant urugo ntabwo ari restaurant ese wabo ntabwo yaryaga iwanyu murateka n'umukobwa uzashaka wabo barateka. hari itandukaniro rero hagati ya restaurant n'urugo none nyine itandukaniro rihari ariko nyine iwanyu impamvu hava ni uko baba bakorambiwe nabo bisaziye bakabona batagumya kujya bakwitaho. iwanyu ntabwo barakurambirwa wowe oya wapi bakabona nyine ntibakomeza kujya bakwitaho nawe uri umuntu wowe rero uracyakunze iwanyu niyo mpamvu ufite akazi ubundi udafite akazi ntiwakirirwa unashaka umugore
udafite akazi. ariko njye ikintu nakubwira ni kimwe mana, uzashake umugore. No hari nka story nkaho umugore w'iki nzajya nitekera cyane njye mu maresitora. none se mu buryo nyine bwerekeranye ni ntararugira se rega tujye tuvugisha kuri mani, tujye tuvugisha kuri kandi tubivuge dusa n'abaganira. Kepa, uri kwirengagiza ikintu kimwe. Hari ukurya, hari ukunywa, hari n'iki. Kepa, ndakubwiza ukuri, hari umuhanga wavuze ngo abantu twese ngo ya subject of what, sinzi ukuntu yabigeranyije nyine, yaravuga ngo twese byanga byakunda ubundi umuntu muzima agomba kugira irari. iryo rari ruzaricikira ese nirizo uzabigenza gute? Cyangwa se wenda we ntabyo ugira nyine kwifuza nyine tu sometimes. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ako man uvuga ijambo ry'Imana ariko nyine uvuge man utubwire ibintu biri seriye nyine tu. Biri seriye ariko tugiye kuba seriye nta no gusa. Hari igihe mu rusengero umuntu avuga ijambo ry'Imana bigasa no kugufera. We rero ntambwize no kuri. Yesu yabwiye Nikodemo ngo umuntu natavuka bwa kabiri ngo ntabwo ashobora kwinjira mu ijoro. Kuvuka bwa kabiri hari abantu tutabyumva kimwe rega bisobanura. Kuvuka bwa kabiri ni ukugira ni ugupfa kwa kamere y'icyaha muri wowe. Kumva ikintu cyose cyerekeranye n'icyaha kikakuvamo. Kandi urumva kuba umuntu yagura imodoka nawe ukavuga uti ndayirarikiye, ibyo ngibyo biba ari icyaha bituma unamugirira ishyari. Ibyo rero byose abantu twavutse ubwa kabiri biba byaratuvuye. Wapfuye kuri kamere y'icyaha we. Nese umuntu byanga byakunda hari ikintu akizwa. Tujye tuvugisha ukuri. Hanjye navuga ngo nakijijwe wenda tuvuge nyine ni icyaha nyine tu muri rusange singomba nko kubivuga. Nawe hari ikintu wakijijwe wavutseho bwa kabiri ukavuga ati iki kintu naragikize? Byose ibyaha byose narabiretse. Wabiretse se ahubwo wakoze ibihe? Kuko uzarebe iyo umuntu agiye nko kwatura nk'imbere y'iterano akavuga ati Imana imbabarire, avuga ati Imana imbabarire ubusambanyi, Imana imbabarire umwuka wo kubeshya, Imana imbabarire kwifuza umugore w'abandi. Nkawe koko Kepa ku myaka yawe nk'ubwo wihannye iki? Tujye tureka kubeshyanya. Uri imbere y'Imana, uri imbere ya kamera. Wihannye iki? Abantu se badacumura. Umva wihannye iki? Reka gusobanura. Wihannye icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko adukubitiye mu gafuka. Inkomoko yihe? Cyakomotse icyo cyaha cy'inkomoko cyakomotse. Baravuga ngo Yesu yadupfiriye ku musaraba ntizamika. Mutizo gatoya. Baravuga ngo Yesu yadupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byacu. Bivuze ngo ibyaha byacu ntabwo twagombye kuba tugeze gute tubifite. Ni gute umwana avukana icyaha cy'inkomoko. Wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo ngo twese tubasha kwigererayo. Ubwo urumva nta nkomoko y'icyaha ubwo Yesu yakuye urwo rusika. Ngo umwenda wari ukingirije iki? Wari ukingirije ahera. Umwenda wari ukingirije ahera. Bibiliya irazimiza. Ni nko kuvuga ngo access y'agakiza yarabonetse. Ni uwo mwenda wari ukingirije ahera kuko uzahera bavugaga se? Ndahazi. Oya ndi kuvuga ukuntu nigishijwe nyine. Yego. Ariko bihura na Bibiliya nyine ukuntu. Urabona nka kuri kera ukuntu bakizwaga. Kugira ngo iyo wakoraga nk'icyaha watwaraga nk'amatungo nk'inoma ufite n'igitambo kugira ngo ubashe kubabarirwa. Iyo wabaga rero udafite nk'iryo tungo nta mbabazi wabonaga z'icyo cyaha. Yari ruswa ku Mana. Yari nka ruswa ku Mana. Yari nka giti. Yari nka ruswa kugira ngo ubone kagakiza. Ariko Yesu amaze kubona yuko amatungo yashize, amaze kubona yuko ibyo bitambo bizaba nka bikeya, aravuga ngo reka buri muntu abona agakiza, reka buri muntu akagiraho access. Nuko rero ngo yakuye mwenda wari ukingirije ahera. Uzahera baba bavuga nakoje ngo urahazi.
oya turi kuganira icyo ntazi nanjye ndabwira mwabwo mbwira mwigisha ngo ako kenda karatabu karya ngo yarawutabuye ubundi se iyo bavuze ngo ngo Adamu na Eva baritunda bomba ari irihe tunda itunda harya bomba ari pome abana muri benshi harya ni pome abana muri benshi koko yari agatunda ese yari itunda yari agatunda ntago ari itunda bavugaga azi ko wagira tera intambwe 3 uva ku mutwe wawe umbwe niba ari itunda niyo mvuze intambwe pate 3 azi ko wagira ngo niho irandirimbo Afrika yayikuye agatunda nese bamwumva ko muri abana nese ahubwo reka duhuze ako gatambaro kari gakingirije ahera utekereza ko ari hehe ahera nagahu kari ku bwambure bwawe n'ubwa mbere ibintu mbyumvishe n'ubwa mbere agahu kari ku bwambure man mwembwe muzagene mukore wagira ngo ari muri cya gihuru cyo muri Edeni wowe ubundi icyo bita philosophy na analyse nukuvuga ngo nuko barokore batabivuga fresh ariko ubundi ntabwo Adamu na Eva bari itunda bari akantu ngo agatambaro hashema mikro nkwereke ibintu ni bibiri reka tuve muri Edeni twigire muri Jens kuko dutinze muri Edeni biragoye data munyibwirire abatubirwa bambuye mikoro Kepa ubwenge yarabutaye ubwenge bwaratakaye nukuri ubwenge bwaratakaye ushaka ko waragiye ugakubita nk'umutwe ku gikuta ntabwo ngo mwahita mubyumva nyibwirire aka line up kejo bundi ka Jens comedy kuri 21 mwakabonye gute nabaye abantu bashyashya muvuga uti aba bantu bazabituritsa ikigaragara rero iyi show nimba ari uko rero ari anniversary y'imyaka 2 man hazashya 4 nanjye mfite ubwoba ahubwo azaza yambara iribaya boxer byaba bisekeje cyane yaba yiyandaritse swa yango yabagiye nko kwicuruza nko gutega kumva nta wadutunguye kuko twe tubiteguzwa hakiri kare ariko nyine aba ba Jeni zino line-up imeze utya ngewe niyo yantunguye kuzana kuva byabaho man ikigingi ntabwo azaza nabonye yarasimbuwe na Mika Esengazi ese wamugani line-up ibikomerezwa byose bayigize oya hari akantu tekinike tu kuko nanjye nagiye kubona mbona Gen Z post naziriho kigingi yari yazipostinze yazisibye hari akantu nyine uhita wibwira ariko ira line up imeze neza twebwe ntago tuzakora muri Gen Z Kepa ntago yakongera gukora ubu ngubu ubuzima batakora amafaranga bamuhaye yose ntago arayamara ntabwo ari yo mpamvu Kepa ntago dutungure rwose hano fantira nahendutse ese ubundi nimero ye bayikuye he rega barabajama bibesha kuri nimero yawe bazi ko ufite n'amafaranga isekeje no kumuteka mutwe muhamagaye bako undi muntu ari kumutekera umutwe kandi ari umuteka mutwe byarangiye abubwiye ngubuse wampaye akazi ikintu cyane ati nanjye ko nawe umuteka mutwe reba neza ko nayijemeje ndakanze ntabishaka uri gukanda man niyo nkanze ntabishaka mwana ariko Kepa tunavugishe n'ukuri kubera iki ngewe batibeshye kuri nimero yanjye nuko bazi yuko nta mafaranga mfite oya abatobozi nyine bagenda baselectinga nimero bashaka aya ngiye kubera iki batanyibeshyeho ahubwo we barabizi wagira ngo uwo mutubuzi yari ahari muri Gen Z y'ubushize ese Kepa none icyambwira mu mafaranga mutangare ngewe ko nta nayo nzi ese Kepa ngewe ngereranyije nk'amafaranga bakuremeye buriya miliyoni ntirimo
oya ase wazajya ureka kwicisha bugufi humura tekana ubundi Kepa ari mu bamiliyoneri dufite muri iki gihugu miliyoni ntirimo ko wari uhari nawe none uzi ikintu gisekeje barayamuhaye mbona abuza hareba mbona isoni ziramwishe ubundi watekereza wumvaga umeze ufite cyagiye ngo waye 100 ngo waye 200 uyoboke bamukubise frank ijana rugaju senkani urubuga rw'imikino tuzagutekerezaho natwe itorero ni nyamibwa tugwaye 100 momo kandi umuntu wohereza make kuri momo none se wa mugani tubwire emotion nyuma y'ibyo we twirengagiza agaciro k'amafaranga tubwire ukuntu wiyumva umeze imbere y'abantu nyuma y'ibyo urumva nagwa bye expectingaga ariko se wumvaga gute bari kugutama gutya abantu bari kuzarira kugutaha amafaranga wumva umeze ute imvura y'ifaranga momo iri gukora imvura y'ibihembo wa mugani wa RBA wumva umeze ute kumva iyo filime mwarebye bishoboka ko wenda bakinishije umuntu dusa bagakinishije umuntu dusa muri iyo filime Kepa abantu batabyumva nkaho atanari byo ni ibintu byabaye niwe muntu wa mbere waha amafaranga menshi muri Genesis cyangwa mu rwenya ese ahubwo iyo filime mu rwenya hoya Rusine nawe arigiye seka live rimwe ikibonke yigeze kumuhereza miliyoni na Austin akamuhereza 500 wenda agiye gutegura one man show hoya icyo gihe yari yabereye hotel gihaza nyine yari agiye gutegura one man show hoya ni imbere ya show ya one man show urabona iyo show bamuremeyemo niyo yakurikiye one man show yiwe yateguye nibwo rero bamutayemo iyo miliyoni n'igice hatarimo abamuremeye ariko Rusine ni umuhanga uriya mutipe ndamwemera rero wereka rero tureke rero kuganira hari ukuntu rero umubi we hari ukuntu wereka gucabiranya nibyo rero reka rero iyo ngingo mbanze ngiye gusoza ikiganiro Kepa reka tureke kugereranya ayo mafaranga baguhaye n'aya Rusine tumwirengagize sibyo ahubwo turi kugira ngo utwibutse amarangamutima yawe nk'umuntu utarebye expectingaga wari umeze ndumva mwanya taseda mbuzaho nayera reka kubikwepa mani tubwira amarangamutima yawe nari meze nyine nkore korota wumva abantu wicaye nka bwa kabiri nyine ukurota uba wumva umeze ko nanjye nari imeze kiriya gihe kuko numvaga nyine ibintu bimbayeho bitari kumva nimero y'akayoberwa uri kumva ndamutse byanashoboka yaravuze n'amazina abaruyeho abijuru ntabwo wapfa kumwibeshya noneho uwo muntu niwe byamubabaza kurusha umuntu akaba yari yiyicariye ari kwinywera icupa akajya kubona akabona ibifaranga akabona amafaranga muzeho agahita yake irindi cupa waba uryoye ngo warababonye naramubonye ariko n'ubwa mbere nari mubonye ubwa mbere nari mubonye numvise bamuvuga cyakoze ngo ni umusitari ujya ureba ibiganiro bye kuri Buryohe TV oya nta kintu umupira se nese kinana na rwatubyaye kuziba rwatubyaye kuziba ntangiye kuvuga cyangwa ujya wumva nawe ari nka nyir'ikipe si wamugana ukuntu wababonye ukuntu wababonye urabona bakina umupira bawukinnye ze byakwanga nese waramwitegereje uriya mugabo ukuntu ameze yego ese wabonye yakina nko ku mwanya wa kangahe hari mukino bigisha gukina gorufe ariko tujye tuvugisha ukuri ba Buryohe bafite abafana ujya ureba zira nta ribi mu mperinki njye ntabwo mbizi hari njye mu mperinki mbireba ibyo bintu none ari n'umujama wanjye sinzi nimba ari aka account njya mbona ka pirate akoresha duturanye njya kubona munsi nyine kuko njye ntuye mu Gatsata
nkabona comment ngo love from Gatsata. none se iyo content yabo ni bwoko ki meze wavuze ko bakina umupira kandi avuze nyine ko nge bakina umupira. sinari mbizi bigisha ibintu bya football nyine football ifite ya match to. hari umukino ubundi bigisha gukina nuvuga ngo nawe kugira ngo ubimenye nuko hajya haranyine kugira ngo nawe ube umuntu nyine ushaka muze kumpa link ndebe ahubwo kera ntabwo mbizi reka dusoze akariki ngendaza ko guhera mbere ko dusoza ndagira ngo abantu bakumenye muri Genesis Comedy nubwo twatangiye ikiganiro uburyo nabwo busekeje bw'urwenya n'ubundi mutangira musenga reka nita buriya muntu ajya kubona nkase ku buryo nyine ariko ari telefone igahasuka ukajya mu mutingito wabaye iyanjye rero abantu benshi bajya bayibeshyaho nk'ari iPhone kandi iyi pochette abantu naguriye rimwe kabisa mu biryogo oya niyo mu Gatsata niyo mu Gatsata kabisa iyi pochette ko ari ahantu nyizi damora zikora nk'izi damoro no wise mu biryogo hari irindi zina muzi damoro ako ibiri seriye ahantu hose bakunze kumentioning ako papa sava man papa sava ararenze kuko njyewe harya wowe wambwiye yuko wayikurikiye ryari ni 2018 ni 2018 ni ya comedy namenye bwa mbere niwe ya mbere wamenye ntabwo wari uzi ba Merci ba Rusine nari Merci namumenye ngiye koza muri James ryari subwo muri 2022 Nese urumva ari kera ako namwe murasuzugura Kepa mu mubonye mu mwana kakanya natangiye urwenya mu kwezi kwa 7 2022 none se ko numva aho ukunda papa sava wamwigiyeho iki cyangwa se wakundaga ibintu akora ku ruhe rwego cyangwa nawe wifuzaga yuko nyine uzakora nawe nkawe ibi nawe nukora nicyo wamwigiyeho urumva kintu namwigiyeho nuko nanjye nzagerageza uburyo bwose nzagira imyaka nk'iyi nta mugore kubera yuko noneho numvise mba numva bikaze mwana mba numva bikaze mutinyira icyo abagore mwana umva hari ukuntu mu bintu wabonye wakwigiraho papa sava ntabwo uvuzemo gusetsa cyo nicyo cya mbere gusetsa oya kugira nyine kudashaka abagore nese gushaka nicyo wamwigiyeho kudashaka umugore kandi akina filime gute ko ari icyo ngemba ntari kumva mani none se byo ntabikora arasetsa byose arabikora yaktinga neza yabayeho n'umwarimu arakora cyane ugiye kureba n'abakiteri bashobora kuba binjiza n'amafaranga nyine mu bigaragara nyine tu mu bantu bishoboye papa savarimo ni gute mu bintu bya mbere ya kwensipiye harimo kudashaka umugore kandi nta hantu bihuriye n'akazi akora kuvuga ngo ari amafaranga buriya azayarya wenyine forever nicyo cyifuzo ufite nawe ushaka kuzakora ibishoboka byose ariko ntihazemo expense y'umugore uzi kuvuga ngo yitambitsemo umwana ngo ugiye kurera n'ubu nkatwe niwe uzamwonsa siko azaba afite umugore uzamwonsa se noneho yamwonsa umugore atariye kandi ko umugore ahahirwa n'umugabo uzi ko wagira ngo umugore ni nk'agafuka k'umuceri uzi ko wagira ngo umumwikoreye umugore avunanya ati ufite akazi ufite ibiceri ubu ngubu wakubwira ari ugushaka umugore no kwikorera agafuka k'umuceri aka kanya wahitamo iki uzi ko Kepa mu nama yagira iki ni ukuvuga ngo wahisemo neza nyagasani Yezu muri kuva banza umbwire ari ukwikora nimpo mu Imana Kepa nta yindi nama yamugira wahisemo neza wenda Kepa waracyari umwana pe ntago ndabiteganya ahubwo Kepa wowe ujya utekereza yuko uzashaka umugore wa mugani birisere tureke papa sava ntabwo njya mbitekereza ariko nshobora kuzabitekereza ayo marangamutima se basi ujya uyiyumvamo kuko hari abantu bareba Kepa urasetsa turakwemera urumva genzi waradusajije udutamo mbese usigaye ufite abafana njye si banga suku
hari abantu ngiye b'abaturanyi nabwiye Kepa bagukunda batarakubona bataraza muri genzi bagukundira icyo urumva nyine bakunda bataranamubona urumva ahubwo Kepa nashaka kukubaza ujya utekereza kuzashaka umugore cyangwa se uba ufite girlfriend cyangwa se waramwigeze bimeze bite muri ibyo byose nta na kimwe si wamugana ya mafaranga muri ibyo byose nta na kimwe kiri cyo nta gisubizo nta na kimwe kiri cyo ibyo mbaje byose ni oya wagira ngo ni cyagize wagira ngo ndi kukubaza cya kizamini cya provisoire ubundi ninkora nzaba padiri Gumva rero padiri usanzwe cyangwa padiri cyangwa ujyanye n'ibindi padiri usanzwe nta marangamutima y'abakobwa ugira uziha Imana mbese sawa cyane none ko yiruhukije none se abo bafana b'abakobwa uzabakizwa n'iki ko numva nta kintu bazafataho niba ari ibyo utangiye njye ndi romantike njye n'ubundi ko nari romantike Kepa twatangiye dusenga wasenze reka nanjye ngusengere kuko mu bintu nakwifuriza nk'inshuti yanjye ntabwo nakwifuriza kuba padiri ndagira ngo uwo mwuka w'upadiri mwirukane mu buzima bwawe noneho njya nsenga kandi Imana rimwe na rimwe ikanyumvira ufasha abantu babishyizeho wumva ko batari batekereje neza njyewe ese wamugana ntabwo wakwiha Imana ufite abana agakize none abapadiri ntabwo babatunga ntabwo kuri paruwasi baba babatunze nituvuga kurya akantu ntabwo turi kuvuga kurya ibintu biratandukanye byose ni kimwe nose byose ntibica mu kanwa aba ari kubyiba abapadiri buriya ntibarya njya ahubwo inama nagira bahora biyiriza kiherereye k'ubujura ahubwo njye inama nakugira ngo abapadiri buriya ntabwo bemerewe kurya turi kuvuga akantu nabo baba bari kuri regime ifunguro ryera bararifata ahubwo turi kuvuga wagwana hariya si uko waza ko ngo umeze ute musobanurire wagwana mu kinyarwanda harya bavuga umeze ute siko kiri gute si byo se navugaga ni igiki kirimo iki gipatuwa what's going on wagwan what's going on wagwan nkuko waza ngo umeze ute ahubwo Kepa njye inama nakugira nimwe niha gahunda yo kuvuga ngo yihaye Imana azayiha afite n'umugore none si ibyo birashoboka akiranuke ariko arongora afite abana ugize isoni z'iki kurongora si ikinyarwanda nishingiye ntabwo ari ugusambana abantu ntibakabyumve nabi Bibiliya igiye gukoresha terime ya nyayo ishyingirwa yigereranya no kurongora ni umugabo washatse umugore bakagira ababakomokaho Kepa rero uzagera abagukomokaho ukizwe wiha Imana mu buryo bw'umwuka ariko hari ahantu bafiteho access mu muryango w'iwacu twese twihaye Imana ibyo bintu byo gushaka abagore tujya tubikozwa ko numva so yatandukiriye nimba ari ubwe yari umupadiri iso yaratandukiriye rero iso yaratandukiriye nawe rero ugomba kugendera umwana agenda nka se nyine nzaba padiri nanjye cyangwa wamuganura imanzi nka se cyane hazi ko Kepa ariko yambeshye ngo aracyari wa mugani none nakubeshye gusa muri iyi minsi abanyarwanda ari ukuntu basigaye bareba umuntu ukamukarikira Kepa nanjye iyo mubonye mba mbona ari imanzi biriseriye aritonda biriseriye ugumva ikigaragara ndi kuvuga mu mico cyangwa se no mu myitwarire Kepa ubona nta hantu ahurira n'ibintu by'abakobwa uretse ko nta muntu aba imanzi burya ngo atarapfa iyo upfuye nibwo bakwita imanzi kera kumva amateka habagaho ubumanzi cyangwa se ubutwari
rero hari abantu tuzi bagiye baca ako gahigo bakajya mu manzi wenda bakitwa intwari kuko batabarutse ko nyine ntabwo waba imanzi ukiriho. Oya, nta manzi kurimo, ntabwo waba imanzi ukiri muzima kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose wabuta. Oya, iyo wakoze ibikorwa by'ubutwari ugapfa nibwo babona yuko utagiteshutse, utakibatengushye bakagushyira mu manzi. Oya, ibyo keretse wenda narapfuye bakaba ari bwo babigena akavuga bati uyu muntu yabaye imanzi. Ese ubundi ufite gahunda yo gukomeza kuba imanzi? Ufite gahunda yo kubukomeza, yo kubukomeraho? Ubutwari buraharanirwa, uriya ubutwari buraharanirwa nyine ni ugukomeza. Hari abantu bagiye baba intwari kandi na n'ubu ngubu tukireberaho nk'imanzi. Nkande soze kweri? Harya buriya ba Kigeli ntibari mu manzi cya ba Fred Rwigema. Nanjye kuvuga ngo ni ishyo ry'abagore, nanjye kuvuga ibintu bitari byo. Ishyo ry'abagore ntabwo ribaho mani. Ibyo ntaho bihuriye n'abagore mani. Yari umwami. Kumva kuba umugore, kugira umugore ntibivuze ko utaba intwari. Abagabekazi harya mu Rwanda urabona nyine nka kuri Salomo, Bibiliya ivuga yuko yari afite hafi abagore 1000, ariko abagore ba nyabo biwe bari 700. none ngo yari afite abo bita harya bikita gute, abaki ni nk'abaje abaje n'ubwabo 700 bari bamuhagije ku buryo nyine urabona abaja niba barabaje 300 none babateranya bakaba 700, kuko n'umuja yifuzaga yahitaga murongora. Iserekoreye si yari umwami yari umwami icyamunyereka nzi ubwo ese ubwo igihumbi gusa nanjye njya mbitekerezaho kubaza abagore 1000 yabamarishaga iki, ariko yari abatunze gusa. Gusa wamugana ubundi umugore amariki wazajya ureka kubaza ibintu z'Imana. Umugore aho uziko yakoraga nka mariage buri cyumweru, aragutekera akakugaburira akakwitaho. Iza nyazo ni izihe mbwira? ari kuvuga wenda nko izo kubyarana nyine tu. None izo ubwo nibura nk'abo mu 1000. Iyo bavuze inshingano z'urugo ugira ngo guteka no kugabura no kugira. Erego urugo ntabwo ari restaurant, urugo ntabwo ari restaurant. Ese wabo ntabwo yaryaga? Yateka. Iwanyu murateka n'umukobwa uzashaka iwabo barateka. Hari itandukaniro rero hagati ya restaurant n'urugo. None nyine itandukaniro rihari. Ariko nyine iwanyu impamvu hava nuko baba bakorambewe nabo bisaziye bakabona batagumya kujya bakwitaho. Iwanyu ntabwo barakurambirwa wowe? Oya. Wapi? Bakabona nyine ntibakomeza kujya bakwitaho, nawe uri umuntu. Wowe rero uracyakunze iwanyu, niyo mpamvu ufite akazi. Ubundi udafite akazi ntiwakirirwa unashaka umugore udafite akazi. ariko njye ikintu nakubwira ni kimwe Imana, uzashaka umugore. No hari nka story nkaho umugore w'iki nzajya nitekera cyane njye mu maresitora. None se mu buryo nyine bwerekeranye ni ntararugira se? Rega tujye tuvugisha kuri Imana, tujye tuvugisha kuri kandi tubivuge dusa n'abaganira. Kepa, uri kwirengagiza ikintu kimwe. Hari ukurya, hari ukunywa, hari n'ikintu iki. Kepa, ndakubwiza ukuri, hari umuhanga wavuze ngo abantu twese ngo ya subject of what, sinzi ukuntu yabigeranyije nyine, yaravuga ngo twese byanga byakunda ubundi umuntu muzima agomba kugira irari. Iryo rari ruzaricikira, ese nirizo uzabigenza gute? Cyangwa se wenda we ntabigera nyine kwifuza nyine tu sometimes. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ako man uvuga ijambo ry'Imana ariko nyine uvuge man tubwire ibintu biri seriye nyine tu.
biri seriye ariko tugiye kuba seriye nta no guseka. Hari igihe mu rusengero umuntu avuga ijambo ry'Imana bigasa no kugufera. Wowe rero mwambwize no kuri. Yesu yabwiye Nikodemo ngo umuntu natavuka bwa kabiri ngo ntabwo ashobora kwinjira mu ijoro. Kuvuka bwa kabiri hari abantu tutabyumva kimwe rega kuvuka bwa kabiri ni ukugira ni ugupfa kwa kamere y'icyaha muri wowe. Kumva ikintu cyose cyerekeranye n'icyaha kikakuvamo, kandi urumva kuba umuntu yagura imodoka nawe ukavuga uti ndayirarikiye, ibyo ngibyo biba ari icyaha bituma namugirira ishyari. Ibyo rero byose abantu twavutse ubwa kabiri biba byaratuvuye. Wapfuye kuri kamere y'icyaha we. Nese umuntu byanga byakunda hari ikintu akizwa. Tujye tuvugisha ukuri. Hanjye navuga ngo nakijijwe wenda tuvuge nyine ni icyaha nyine muri rusange singomba nko kubivuga. Nawe hari ikintu wakijijwe wavutseho bwa kabiri ukavuga ati iki kintu naragikize? Byose ibyaha byose narabiretse. Wabiretse se ahubwo wakoze ibihe? Kuko uzarebe iyo umuntu agiye nko kwatura nk'imbere y'iterano akavuga ati Imana imbabarire, avuga ati Imana imbabarire ubusambanyi, Imana imbabarire umwuka wo kubeshya, Imana imbabarire kwifuza umugore w'abandi. Nkawe koko Kepa ku myaka yawe nk'ubwo wihannye iki? Tujye tureka kubeshyanya. Uri imbere y'Imana, uri imbere ya kamera. Wihannye iki? Abantu se badacumura. Umva wihannye iki? Reka gusobanura. Nihannye icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko adukubitiye mu gafuka. Inkomoko yihe? Cyakomotse icyo cyaha cy'inkomoko cyakomotse. Baravuga ngo Yesu yadupfiriye ku musaraba ntizamika. Mutizo gatoya. Baravuga ngo Yesu yadupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byacu. Bivuze ngo ibyaha byacu ntabwo twagombye kuba tugeze gute tubifite. Ni guta umwana avukana icyaha cy'inkomoko. Wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo ngo twese tubasha kwigererayo. Ubwo urumva nta nkomoko y'icyaha ubwo Yesu yakuyeho urwo rusika. Ngo umwenda wari ukingira iki? Wari ukingirije ahera. Umwenda wari ukingirije ahera. Bibiliya irazimiza. Ni nko kuvuga ngo access y'agakiza yarabonetse. Ni uwo mwenda wari ukingirije ahera kuko uzahera bavugaga se? Ndahazi. Oya ndi kuvuga ukuntu nigishijwe nyine. Yego. Ariko bihura na Bibiliya nyine ukuntu. Urabona nka kuriya kera ukuntu bakizwaga. Kugira ngo iyo wakoraga nk'icyaha watwaraga nk'amatungo nk'inuma ufite n'igitambo kugira ngo ubashe kubabarirwa. Iyo wabaga rero udafite nk'iryo tungo nta mbabazi wabonaga z'icyo cyaha. Yari ruswa ku Mana. Yari nka ruswa ku Mana. Yari nka giti. Yari nka ruswa kugira ngo ubone kagakiza. Ariko Yesu amaze kubona yuko amatungo yashize, amaze kubona yuko ibyo bitambo bizaba nka bikeya, aravuga ngo reka buri muntu abona agakiza, reka buri muntu akagiraho access. Nuko rero ngo yakuye mwenda wari ukingirije ahera. Uzahera baba bavuga nakoje ngo urahazi. Oya turi kuganira. Icyo ntazi nanjye ndabwira mwabwo mbwira mwigisha. Ako kenda karatabukarya. Ngo yarawutabuye. Ubundi se iyo bavuze ngo ngo Adamu na Eva baritunda, bomba ari irihe tunda? Itunda. Harya bomba ari pome. Abana muri benshi. Harya ni pome. Abana muri benshi koko. Yari agatunda. Ese yari itunda yari agatunda. Ntago ari itunda bavugaga. Hazi ko wagira tera intambwe 3 uva ku mutwe wawe. Umbwe niba ari itunda. Niyo mvuze intambwe pate 3. Hazi ko wagira ngo niho irandirimbo Afrika yayikuye agatunda. Nese bamwumva ko muri abana. Nese ahubwo reka duhuze. Agatambaro kari gakingirije ahera. Utekeza ko ari hehe? Ahera. Nagahu kari ku bwambure bwawe. N'ubwa mbere ibintu mbyumvishe. N'ubwa mbere agahu kari ku bwambure. Man mwembwe muzagene mukore wagira ngo ari muri cya gihuru cyo muri Edeni wowe. Ubundi icyo bita philosophy na analyse. Analyse. Ni ukuvuga ngo
nuko barokore batabivuga fresh ariko ubundi ntabwo Adamu na Eva bari itunda bari akantu ngo agatambaro hashema mikro nkwereke ibintu ni bibiri reka tuve muri Edeni twigire muri Jens kuko dutinze muri Edeni biragoye data munyibwirire abatumirwa bambuye mikoro Kepa bwenge yarabutaye ubwenge bwaratakaye nuko ubwenge bwaratakaye ushaka ko waragiye ugakubita nk'umutwe ku gikuta ntabwo ngo mwahita mubyumva nyibwirire aka line up kejo bundi ka Jens comedy kuri 21 mwakabonye gute nabaye abantu bashyashya muvuga uti aba bantu bazabituritsa ikigaragara rero iyi show nimba ari uko rero ari anniversaire y'imyaka 2 mani hazashya 4 nanjye mfite ubwoba ahubwo azaza yambara iribaya boxer byaba bisekeje cyane yaba yiyandaritse se suzi swa yango yabagiye nko kwicuruza nko gutega kumva nta wadutunguye kuko twe tubiteguzwa hakiri kare ariko nyine aba ba Jenny zino line-up imeze utya ngewe niyo yantunguye kuzana kuva byabaho man ikigingi ntabwo azaza nabonye yarasimbuwe na Mika esengazi ese wamugani line-up ibikomerezwa byose bayigize oya hari akantu tekinike tu hari tekinike bitumvikanwa kuko nanjye nagiye kubona mbona Gen Z post naziriho kigingi yari yazipostinze yazisebye hari akantu nyine uhita wibwira ariko ira line up imeze neza twebwe ntago tuzakora muri Gen Z Kepa ntabwo yakongera gukora ubu ngubu ubuzima batakora amafaranga bamuhaye yose ntabwo arayamara ntabwo ari yo mpamvu Kepa ntabwo dutungure rwose hano fantira nahendutse ese ubundi nimero ye bayikuye he rega barabajama bibesha kuri nimero yawe bazi ko ufite n'amafaranga gisekeje no kumuteka mutwe muhamagaye bako undi muntu ari kumutekera umutwe kandi ari umuteka mutwe byarangiye mubwiye ubuse wampaye akazi ati nanjye ko nawe umuteka mutwe reba neza ko ntayijimije ndakanze ntabishaka uri gukanda man nkanze ntabishaka mwana ariko Kepa tunavugishe no kuri kubera iki ngewe batibeshye kuri nimero yanjye nuko bazi yuko nta mafaranga mfite oya abatobozi nyine bagenda baselectinga nimero bashaka aya ngiye kubera iki batanyibeshyeho ahubwo we barabizi wagira ngo uwo mutubuzi yari ahari muri Gen z'ubushize ese Kepa none icyambwira mu mafaranga mutangare ngewe ko nta nayo nzi ese Kepa ngewe ngereranyije nk'amafaranga bakuremeye buriya miliyoni ntirimo oya ase wazajya ureka kwicisha bugufi humura tekana ubundi Kepa ari mu bamiliyoneri dufite muri iki gihugu miliyoni ntirimo ko wari uhari nawe none uzi ikintu gisekeje barayamuhaye mbona abuza hareba mbona isoni ziramwishe ubundi watekereza wumvaga umeze usete cyagiye ngo waye 100 ngo waye 200 wibuke bamukubise frank ijana rugaju senkani urubuga rw'imikino tuzagutekerezaho natwe itorero ni nyamibwa tuguhaye 100 momo kandi umuntu wohereza make kuri momo none se wamugani tubwire emotion nyuma y'ibyo we twirengagiza agaciro k'amafaranga tubwire ukuntu wiyumva umeze imbere y'abantu nyuma y'ibyo urumva nagwa bye expectingaga ariko se wumvaga gute bari kugutama gutya abantu bari kuzari bari kugutaha amafaranga wumva umeze ute imvura y'ifaranga momo iri gukora imvura y'ibihembo wa mugani wa RBA wumva umeze kumva iyo filime
iyo filime mwarebye bishoboka ko wenda bakinishije umuntu dusa bagakinishije umuntu dusa muri iyo filime. Kepa abantu batabyumva nkaho atanari byo ni ibintu byabaye. niwe muntu wa mbere waha amafaranga menshi muri Genesis cyangwa mu rwenya. Ese ahubwo iyo filime mu rwenya hoya Rusine nawe arigiye seka live rimwe Kibonke yigeze kumuhereza miliyoni na Austin akamuhereza 500. Wenda agiye gutegura one man show. Hoya icyo gihe yari yabereye M Hotel gihaza nyine yari agiye gutegura one man show. Hoya ni imbere ya show ya one man show. Urabona iyo show bamuremeyemo niyo yakurikiye one man show yo yateguye. Nibwo rero bamutayemo iyo miliyoni n'igice hatarimo abamuremeye. Ariko Rusine no muhanga uri mutipe ndamwemera. Rero wereka rero tureke rero kuganira. Rero umubi we hari ukuntu reka gucabiranya. Nibyo rero reka rero iyo ngingo mbanze giye gusoza ikiganiro. Kepa reka tureke kugereranya ayo mafaranga baguhaye n'aya Rusine tumwirengagize. Sibyo? Ahubwo turi kugira ngo utwibutse amarangamutima yawe nk'umuntu utarebye expectingaga. Wari umeze ndumva mwanya taseda mbuzaho nayera. Reka kubikwepa man tubwira amarangamutima yawe. Nari meze nyine nkore korota. Wumva abantu wicuye nka bwaka. Nyine ukurota uba wumva umeze. Ko nanjye nari meze kiragiye kuko numvaga nyine ibintu bimbayeho bitari kumba. Nimero yakayoberwa. Uri kumva ndamutse ni byanashoboka. Yaravuze n'amazina baruyeho abijuru ntago bapfa kubesha. Noneho uwo muntu niwe byamubabaza kurusha. Muntu akaba yari yiyicariye ari kwinywera icupa akajya akabona ibifaranga akabona amafaranga muzi agahita yake irindi cupa. Baburyo ngo warababonye. Naramubonye ariko n'ubwa mbere nari mubonye muri ubwa mbere nari mubonye. Numvise bamuvuga cyakoze ngo ni umustar. Ujya ureba ibiganiro bye kuri Buryohe TV. Oya nta kintu umupira se. Nese kinana na rwatubyaye kuziba rwatubyaye kuziba nangiye kuvuga cyangwa ujya wumva nawe ari nka nyiri kipe. Si wamugana ukuntu wababonye. Ukuntu wababonye urabona bakina umupira. Bawukinnye ze byakwanga. Nese waramwitegereje uriya mugabo ukuntu ameze. Yego. Nese wabonye yakina nko ku mwanya wa kangahe. mukino bigisha gukina. Golfe. Ariko tujye tuvugisha ukuri Baburyohe bafite abafana. Ujya ureba zira ntari bi mu mperinki nge ntabwo mbizi. Hari nge mu mperinki mbireba ibyo bintu. None ari n'umujamo wanjye sinzi nimba ari aka account njya mbona ka pirate akoresha duturanye. Njya kubona munsi nyine kuko ngiye ntuye mu Gatsata nkabona aga comment ngo love from mu Gatsata. None se iyo content yabo ni bwoko ki? Wavuze ko bakina umupira. Kandi nyine nge sinari mbizi bigisha ibintu bya football nyine football ifite ya match to. Hari umukino ubundi bigisha gukina. Nuvuga ngo nawe kugira ngo ubimenye nuko hajya haranyine kugira ngo nawe ube umuntu nyine muze kumpa link nde. Ahubwo kera ntabwo mbizi. Reka dusoza akariki ngendaza ko guhera. Mbere ko dusoza ndagira ngo abantu bakumenye muri Genesis Comedy nubwo twatangiye nyine ikiganiro uburyo nabwo busekeje bw'urwenya n'ubundi mutangira musenga. Reka nita buriya muntu vuga ngo byari bisigaye. Reka mubarize nyaboneka. Kepa reka dukomereze kuri Genesis Comedy. Urabona donc aho imaze kugera ubu ngubu ubona bimeze bite? Ubona byibura iterambere imaze kugeraho Genesis Comedy yatangiye ku subscribers 1 2 3 4 5 donc ni platform yahaye amahirwe abanyempano
mu buryo bwo gusetsa benshi ni cyo kintu wabwira Fally merci ndamushimira azi ubwenge azi ubwenge cyangwa afite ubwenge arabuzi aranabufite donc reka dusoreze kuri ako kantu rero ka merci uvuze ngo waravuze ngo azi ubwenge anyway ariko nibyo ikibazo wari wabajije wenda tutagusubije neza nyine bana uko nimeze kuko ari anniversaire y'imyaka 2 hazaba hari abastari barenze kabisa urabona bashyizemo na VVIP wow VVIP ni 20 VIP ni 10 bisanzwe na regular bitanzwe none umwihariko yazanye n'abatipe b'abanyamahanga Gen Z no sibwo bwa mbere kuko hari nyine anniversaire y'umwaka umwe twari tumaze icyo gihe yazanye Okelo Dr. Okelo yihariye kuri inshuro rero azamugarura azane no muri legend nyine none uzwi none no muri East Africa muri Afrika muri rusange Patrick Salvador azazaho Rusine hazeho Mika Sengazi Arthur Nkusi muri Me Tonight wow no aba hosting uretse ko nyine atari abo bonyine hari n'abandi bo muri Gen Z noneho baba star noneho byatari exactly yes reka twizere ko Gen Z comedy show yejo bundi ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 3 ibintu bizaba ari bicika muri Kigali kwinjira ni 5,000 10 ndetse n'ibihumbi 20 Kepa mwakoze cyane reka tubashimire gucokoza kamera mwana ntabwo turoze yes reka ndikubona wagira ngo reba imirari reka rero tubashimire mwakoze kubana natwe abari badukurikiye kuri Top TV show ndetse no kuri Lay Entertainment mwakoze kubana natwe reka twizere ko tuzakomeza kugumana namwe ari nako kandi ushobora gukanda subscribe ndetse kuri YouTube channel zombi ugakomeza kugenda uryoherwa n'abanyempano benshi bagiye batandukanye ubu twari turi kumwe n'abakomedie batuganirije ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye batangire ku isengesho ariko barangije ngo cameraman ari gucokoza kamera birangiye ngo mwakoze cyane murakoze turabashimiye ahubwo ntago Kepa yigeze avuga wenda nk'imbuga nkoranyambaga ze yes Kepa wazivuga cyangwa wewe ibarize wogumva nese nge naniwe kwibariza ahubwo weho ushaka kuzivuga wejya kubicisha kuri ge ari ukuntu nk'umubyeyi abashaka nk'akantu umwana wanjye ngo inyotera mwishe ngo yumagaye ngo kandi ngo buriya yikundira udusembuye ngo amafanta ntajya akoraho kandi ari uruhinja yetse mu ngo none nanone Teresa ashaka kuvuga wazivuga ntari ibyo binyibukije cyanditswe ngo Petero yari ari guci intege Yesu no ntabwo ari icyo ni cyamva inyuma Satani ahubwo ikindi Yesu sinzi ngo yabwiye ngo genda wiririre wowe n'urubyaro rwawe none nanjye rero ndikumva ndikwirira n'urubyaro rwanjye wagira ngo ninjye bibabaje kandi na Kepa bifitemo inyungu hari abantu bagukunda Kepa ariko rero ku bantu batari banatumenye cyangwa se nk'amazina dukoresha njyewe IG nitwa Mr. Deo ni naryo nkoresha rya comedy aka no stress kuri Instagram urahari kuri Instagram kuri Twitter hose no stress oya kuri Twitter hari account mfiteho ndumukatfish yes Kepa wowe kuri Instagram yawe ni nkoresha Kepa Nyarudushya kuri Instagram no kuri TikTok ni izo mbuga bigere nkoresha mu following mu kande likes mu kande ndetse na follow nk'ibisanzwe kugira ngo mujye mukomeza kubana n'aba banyarwenya mwakoze cyane mwakoze turabashimiye